duha kuryumva dushoboze kumvira dube kurikunda tuzabishimira izina ryawe aho tube hafi nk'abigisha tugiye kubwira abo waremye tubabwira ibyo wavuze turinde gushyiramo ibyacu ibyo ubona bikwiriye ubiduhere mu izina rya Yesu. Mu ntego y'uyu munsi tugiye kwigana ijambo ry'Imana, tugiye kwigana gusa ngo urugo rwujuje ibyangombwa. Kubakurikiranira hafi mu isi, ubundi byanze bikunze tutabonye umukristo mu muryango twaba turi kwirukira ubusa, kandi iyo bugeze mu mutima nta handi bwabanza keretse mu muryango. Kandi icyiza ni uko buri wese aho afite ahavuka afite abamubyaye n'abo yabyaye, wenda n'abo bavukana. Aho hantu ntawahabura hose, uko umuntu abahane, ku bakubyaye urahari, ku bo wabyaye urahari, ku bo muvukana urahari, no ku baturanyi urahari. Ubwo niho uba ugeze mu isi neza. Iyo bavuze ko umuntu ari mu isi, ubwo haba hari icyo abamariya bamubyaye, hari icyo abamariya yabyaye, hari icyo amariye uwo yashatse, hari icyo amariye umuturanyi, hari icyo amariye uwo bavukana. Ibyo bintu bitanu bibare kugira ngo wishakemo kureba neza niba nawe koko waba ufite icyerekezo nyamukuru n'umugambi uhamye, ubanyute n'abakubyaye, ubanyute n'abo wabyaye, ubanyute n'uwo washatse, ubanyute n'uwo muvukana, ubanyute n'umuturanyi. Uko mubanye niwo musaruro w'ukuntu ubanye n'Imana. Ndasubiramo iyi ntango muyumve neza. Uko umuntu abanye n'Imana bigaragarira uko abana n'abo bamubyaye, uko abana n'uwo yashatse, uko abana n'uwo yabyaye, uko abana n'uwo bavukana, uko abana n'umuturanyi. Nicyo kimenyetso cy'ukuntu abanye n'Imana. Ni ukuvuga ngo nta yindi ndorerwamo wakwibonamo keretse iyo. Turabisubiramo kenshi. Uko ubanye n'Imana bigaragarira uko ubanye n'abakubyaye, uko ubanye n'abo wabyaye, uko ubanye n'uwo washatse, uko ubanye n'abo muvukana, n'uko ubanye n'abumuturanyi. Aho hantu uko ari hatanu usabwa kuhasuzumirwa ko ari kubanye n'Imana. Nta kindi cyera kirabura, ntiwishakira ahandi, tuje mu cyumba by'amasengesho, tuje gusenga, tuje kuririmba, tuje kubwiriza. Ukubanye n'abandi nicyo kimenyetso cy'ukuntu ubanye n'Imana. Ibyo biratubyarira kwiga aya magambo. Nibura ariko urugo turuhere ku mugabo nk'uko Imana ijya kurema n'ubundi yahereye kuri Adamu. Ubwo uyu mugabo witwa umutwe, umugabo nyamugabo, ni Yobu 11:13, maze turebe icyo ijambo ry'Imana ribivugaho, kuko nyine turi busige umwanya munini wo kugira ngo nibura tuganireho agace gato cyane. Buri muntu wese atanga ibitekerezo bye, turebe uko twagwana urugamba rw'aho hantu hatanu. Muri Yobu 11 haranditse hagira ati, nuboneza umutima wawe ukayitegera amaboko, niba hari ikibi mu kuboko kwawe ugite kure, kandi wowe kwemera ko ukiranirwa kuba mu rugo rwawe. Iri jambo rivuze ngo kandi wowe kwemera ko ukiranirwa kuba mu rugo rwawe, byerekana neza ko urugo rw'undi aba ari urw'umugabo niwe rwitirirwa. Yarangiza birakwiriye ko umuntu wese wiyumva, umuntu wese usobanukirwa, arakwiriye ngo nuboneza umutima wawe. Kuboneza umutima ni ukuwukuramo ibitekerezo bibi. Ibitekerezo bibi se ko umugabo byabibiye, ni ukurambirwa uwo washatse, ni ukumwagira mu bwenge, ni ugushaka kumuharika, ni ukutamwifuriza ibyiza, ni ukumushyiraho igitutu, ni ukumuhata, cyangwa se mu rundi mugambo utabaye umugabo nyamugabo byanze bikunze hari n'igihe wamwemerera kuyobagurika, cyangwa se ukamworohera kugeza ubwo ibibi bimugenga. Aho ngaho byonyine ubwabyo gusa nabwo waba utabaye umugabo nyamugabo. Nuboneza umutima wawe ukayitegera amaboko, niba hari ikibi mu kuboko kwawe ugite kure. Ubwo bivuze ngo ikibi mu kuboko kwawe ni mu bikorwa byawe. Niba hari ibyo ukora nabi, niba umucura, niba umwima, niba umutota, niba umucyurira, yarangiza vumwo. Yarangiza niba hari ikibi mu kuboko kwawe ugite kure. Yarangiza kandi we kwemera ko gukiranirwa kuba mu rugo rwawe. Hajya haza ibyaha byadukije, ariko ibipanzwe, ibyanogerejwe, ibyo umwana ashaka bibi, ibyo nyina ashaka bibi, ibyo ushaka bibi, ibyo umukozi ashaka bibi, ntukabyemerere. Iyo umuntu ari umugabo aba agomba no kubuza gukiranirwa kuba mu rugo rwe. Umurongo wa 15 haranditse ngo nukuri nuhuzubura amaso yawe udafite ikizinga uzakomera kandi ntabwo uzatinya. Iyo umuntu yamaze kugera kuri iyo ntambwe
niho akomera, niho atazatinya, nta pfunwe aba afite. Iyo wabujije ibibi kukubamo, ukabuza ibibi kuba mu rugo rwawe, Imana ikubona nk'umu ambasaderi, nk'umuntu yihagarariye. Ugomba gukariha, atari gukariha gutota, atari gukariha gukubita, atari gukarihira kureba igitsure, atari guhekenya amenyo, atari guhutaza, ahubwo ari ukubwira ikibi ngo ntungerera mu rugo, ntungerera mu banki. Yarangiza ubwo nibwo buryo, ubwo rero nawe wabibwirwa n'iki ibyo bibi? Kiretse kwiga ijambo ry'Imana, kiretse kuba uw'Imana, kiretse gukunda Imana, kiretse gukunda kwera, kiretse gukunda gukiranuka, niho ushobora kuvuga uti ntimuzanywera itabaha, ntimuzanywera inzoga aha, ntimuzambarira ubusaha. Yarangiza byo bigambi gusa uko mbashinzwe nzababazwa mu mubiri no mu mwuka, ngomba kubahaza iby'umubiri nkabahaza n'iby'umwuka. Ubwo ukabaye umugabo nyamugabo. Muri Zaburi 128 naho havuga aya magambo nibwira ko akomeye ku bantu bambe, sinibwira ahubwo niko ari arakomeye. Niyo mpamvu dusoma aya magambo muri Zaburi 128 aho umuntu w'Imana yavuze ati hahirwa uwubaha Uwiteka. N'ubundi aya mabwiriza ni ay'umugabo, hahirwa uwubaha Uwiteka. Aravuze ngo akagendera mu nzira ze. Bivuga ngo Uwiteka ajyashyiriraho umuntu wese inzira. Izo nzira ukaba ugasaba kuzigenderamo. Niyo mpamvu banakubwira ngo barize inzira za kera. Yesu akakubwira ngo gorora inzira zawe muri Yeremiya 7:3. Yakongera akubwira ngo we ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Noneho kubw'ibyo wamara kubizirikana ukamenya neza ngo ugomba kubaha Uwiteka, ukongera ukagendera mu nzira z'Uwiteka. Ntanze nk'icyitegererezo byonyine ubwabyo gusa, kugira ngo nibura buri wese abashe kumva. Mu Migani 5:17 hatubwira ko umugabo hari ibintu asaba kubahiriza ku uwo yashatse. Haranditse ngo aravuze ngo ujye unywa amazi y'iriba ryawe, amazi ava mu isoko wifukuriye. Ubwo ni nk'aho bakubwiye ngo iryo riba ryawe n'umugore wawe, kuba waramwifukuriye ni uko wari wamwishyingiriwe. Hepfo ati mbese amasoko yawe yasandarira hanze. Ni nk'aho bakubwiye ngo mbese umugore wawe yaba uw'abandi, n'imigezi yawe yatemba mu mayira. Ubu se yaba maraya, bibi byawe bwite, kandi ntukabikorereho inzaduka. Isoko yawe hirwe, kandi wishimire umugore w'ubusore bwawe. Ubwo icyo bashatse kukubwira hariya ni ukukubwira ngo abagendera mu nzira z'Uwiteka nuko bameze, amasoko yabo arahirwa. Birakwiriye ko umugore aryama agasinzira, agakanguka nta kwikeka, akakubaza icyo ashaka adafite kwikandagira. Yego ntumwerere ikibi, ariko icyo uburenganzira bwe akabukubonaho. Yarangiza ubwo ukaba uri umugabo nyamugabo. Noneho uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe, uzajya wishima, uzahirwa. Bitewe n'iki? Iri jambo uzajya utungwa n'imirimo y'amaboko yawe inahuye no mu Itangiriro 3 hakubwira ngo nuko Imana ibwira Adamu iti uhereye none uteye uzaniye ubutaka kuvumwa, nuko uzajya ubona umutsima wawe wiyushye akuya. Ubwo umugabo agomba kumenya neza ko iyo yishe akuya arahaga, yiyuha akuya agahaza be, yiyuha akuya ntiyibe, yiyuha akuya abe ntibahinduka abajura, yiyuha akuya ntabitse abana. Byanze bikunze yabyemeye ni bibi. Ubundi nta mugabo, umugabo arangwa n'amaga, arangwa n'intekerezo zishyushye, arangwa no kwemera umuruho, arangwa no kwiyumvamo inshingano, arangwa no kutarambirwa urugo rwe, mbese muri magufi ni umutwaro yikoreye witwa uw'umuryango, ntarambirwa kuwuruhira. Ibyo niyo mpamvu ntabwo yarambirwa kuwuruhira, kuko usabwa kumukuraho agatsima. Nuko bigenda. Aha rero ndagira ngo uwo ni umugabo nyamugabo, umugore wujuje ibyangombwa, nawe abaho, nawe wujuje ibyangombwa. Ibyangombwa bivuzwa aha ku bajya mu mahanga, ufite irangamuntu ntirenga umupaka w'igihugu cyanyu, wagira rese pase nayo ntirenga ibihugu mukorana. Yarangiza bagari icyo bita passport. None isi yose mu bya politike yemerana n'igihugu cyanyu bifite imigenderanire ukahashya, ariko hari ahagusaba izo bita visa. Yarangiza umugore wujuje ibyangombwa nawe aba agomba kumenya neza ngo hariho ibyo asabwa kuzuza, kugira ngo nibura tubashe kumenya, kuko umugambi aba ari uwo wujuje ibyangombwa. Ni Imigani 12 turasanga amagambo tugiye gusoma, kandi buri wese agerageze kumva, kugira ngo igihe twumva n'igihe dukurikirana tujye tuzirikana
ukunda guhugurwa abakunda ubwenge, ariko uwanga guhanwa abasa n'inka. Igice cya umurongo wa 4 ho harakubwira ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba. Iyo umugore afite ingeso nziza, murazi ko umuntu abumbabumbiye mu bintu bitatu, ibyo bita comportement, personnalité na caractère: imyifatire, imiterere n'imico cyangwa se ingeso. Ibi bintu umuntu urimo asuzumirwa. Uko umuntu ateye mu bwenge ariyo mico ye, hari igihe imyifatire bigaragaza, hari n'igihe iyo myifatire nayo iherekezwa n'imiterere. Noneho yarangiza uwo muntu bumbabumbiye umwo, iyo uzi kureka ijambo ry'Imana rigakosora imico, rigakosora imiterere, rigakosora imyifatire, ubwo wuzuza ibyangombwa. Noneho umugore w'ingeso nziza ubwo baba bamusoma mu miterere, bakamusoma mu myifatire, bakamusoma mu mico. Ibyo bintu uko ari bitatu biba bigomba kugenzurwa. Umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba, cyangwa se mu yandi magambo, ishema ry'umugabo rikomoka ku mugore mwiza. Abandi bose, iyo umuntu yashatse nabi, ngo ndavuga umugabo, iyo ari we washatse nabi, byanze bikunze uyu mugabo ntajya agira ishema ku isi. Kubera iki? Abantu bagera iwawe bikandagira, bakahasonzera hari ibyo kurya, bahagwarira inyota hari ibinyobwa, bakahaburira intebe zuzuye saro, byanze bikunze ukahaburira ishema, byanze bikunze. Kuko nubwo umugabo yajya mu gikoni agateka, ntabwo abashyitsi banezererwa. Ari no ushashe, ntabwo abashyitsi banezererwa. Ari nawe utanze amazi, ntabwo uyahabwa yanezererwa. Ari nawe utanze intebe, ntabwo abayihawe banezererwa. Mu yandi magambo, ishema ry'umugabo ni imico myiza y'umugore. Ibyo simbivugiye gutera agahinda bashatse nabi, kuko byanze bikunze bibaho. Hari igihe yaje kukwegamiraho ngo nibura abone ibimutunga, ariko urugo rwe uzarwubaka wowe imbere n'inyuma, niwe uzarwubaka, uzatuma imbere ruba rwiza, utuma inyuma ruhaga, uzakora byose ku giti cyawe. Bibaho ko umuntu ashaka nabi, kuko si bishya na Loti yari yarashatse nabi. Yewe uretse no gushaka nabi, yari yaranabyaye nabi. Yewe uretse no kubyara nabi, yari yaranashyingiye nabi, ku buryo yasuzuguwe n'umugore, asuzugurwa n'abakobwa be, asuzugurwa n'abakwe be. Ubwo bikakwaho ukundi ngo ubyaye nabi aramutswa n'abakwe. Rero aha ntabwo mu gice cya 14 n'ubundi cy'imigani, umugore w'umutima wese yubaka urugo. Umugore wese w'umutima niwe wubaka urugo. Iyo bivuzwe ngo kubaka urugo, ntabwo azana amatafari, ariko arinda yanze gusaza, igikona akakirinda kuva, amasafuriya ntapfa kuyashiriza, yarangiza amasahani yoga neza, ibikombe bibikwa neza. Ni ukuri yarangiza nawe ari mu bantu bubaka urugo. Baravuze ngo duke two mu rugo aduhindura twinshi kubwo kudufata neza. Yarangiza byongera ubwabyo gusa, ntiyasesagura utwe, ntiyadupfusha ubusa, ntiyadusonzana, ntiyatuburamo inshuti. Niyo mpamvu havuze ngo nuwo ni umugore mwiza, cyangwa se ni umugore wujuje ibyangombwa. Biragaragara neza ko agomba kuba akunda guhugurwa. Icyo ni kimwe twabibonye. Ni umunyangeso nziza. Icyo ni icya kabiri. Gatatu, yubaka urugo. Karangiza ukurikiranye neza, muzamusanga ni nawe uzi kubaka umubano. Ni nawe uzi kubaka umubano. Mu gice cya 31 umurongo waho n'uwa 15, abyuka kare kare butaracya akagaburira abo mu rugo rwe. Iyo bavuze ngo abyuka kare kare butaracya, ijambo butaracya ni aya masaha tugezemo, ni saa 11. Ntabwo abyutswa saa moya, ntabwo umubona muri training saa 2, ntabwo umubona yipfunyura amaso saa 3. Ahubwo ubu yageze mu gikoni, yamenye ibitaraye byoze, yamenye ibikoma biri bushigishwe. Ntabwo atuma umukozi. Mbese umugabo ntatunze abagore babiri ngo atunge uwo kurarana n'uwo kumutekera. Buriya ni ikibazo byonyine ubwabyo gusa kubona hari umugore muzararana mu buriri, n'umugabo azasiga mu buriri akajya kubaza umukozi ngo mbe igikoma ntikirashyo. Ibyo ntabwo umugabo nubona ukabona ujye ubaza abakozi ngo mbe bigezeye. Singuteranyije n'uwo washatse, sinaje kurwura rusenya, ariko washatse nabi. Nta mugabo ubaza umukozi ngo mbe bigezeye. Nta mugabo uganira n'umukozi uko bari buhahe. Nta mugabo uganira n'umukozi uko bari bukarange.
nta mugabo utura raporo umukozi urugero rw'ibyo ari buteke bitewe n'abashyitsi. Umugore muzima abyuka kare kare butaracya akagaburira abo mu rugo rwe. Aha ndatambutse nta nubwo mpatinda, ngiye ku ngingo ya gatatu y'umugambi w'icyigisho dufite. Haravuze ngo abana beza. Iyi ngingo y'abana beza mu Migani 6 naho hatubwira abana beza icyo ari cyo, icyo bamaze, icyo uko bameze, kuko byanze bikunze ibi bitabo burya igitabo cy'uburezi ambe cy'imigani nicyo gitabo cy'uburezi. Haranditse hagira hati kugira ngo nibura buri wese abashe kumva, kuko turiho mu gihe dusabwa kwiga. Haranditse ngo mwana wanjye komeza icyoso yagutegetse, kandi we kureka icyo nyoko yakwigishije. Uhora ubikomeje mu mutima wawe, ubyambare mu ijosi, nugenda bizakuyobora, nujya kuryama bizakurinda, kandi nukanguka bizakubwiriza. Ibyo iyo ababyeyi beza bariho, umugabo n'umugore ari beza, baha abana babo amategeko. Aya mategeko ngo baba bari kugenda mu nzira akabayobora, baba bagiye kuryama akabarinda, yarangiza bakanguka ayo mategeko akababwiriza cyangwa se akabibutsa, akabereka intego. Burya abantu bose barezwe neza, iyo akangutse ntabwo apfa gukanguka ngo ipfunyire gusa, ahubwo atangira gupanga mu bwenge bwe icyo ari bukora uwo munsi, icyo ari busoma uwo munsi, ahari bujye uwo munsi, ibyo ari bupanga uwo munsi, ibyo ari bupangure, ibyo ari butunganye. Ukangutse wese ubwenge bwe ntabwo bukangukira mu biryo gusa, ahubwo bukangukira no muri gahunda nziza. Niyo mpamvu umwana mwiza nawe yumvira se akumvira nyina. Siniyobagije ko hari abana babuze abo bumvira, bari imfubyi kandi ababyeyi bahari. Bitewe n'iki? Umugabo iyo amaze guhaha akaba amaze kugura, afite amafaranga, ahereza umugore. Umugore yamara guhaha, yamara guteka, yagura imyenda, yarangiza akibwira ko byarangiye. Uwo wareresheje kurya no kwambara gusa, ntukibagirwe ko ubwo ngubwo utunze itungo mu rugo. Ntacyo amazimarira, ntacyo azakumarira, nta gahinda azakumara, ahubwo azakagutera akuze. Yarangiza amarira yarize umufashe, uzayarira yabyirutse. Amarira yaririye mu biganza byawe umufashe, uzayarira yabyirutse, bitewe n'uko ntabwo wabayeho ngo ureke umushyiremo imbuto izamuyobora mu buzima. Ariko hano haratubwiye ngo nurya ibyo wamubwiye, nagenda bizamuyobora, naryama bizamurinda, nakanguka bimubwirize. Paragraph ati kuko itegeko ritabaza, kandi amategeko ari umucyo, kandi ibihano byo guhugura akaba ari inzira y'ubugingo. Byakurinda umugore w'inkozi y'ibibi no gushyeshyenga k'ururimi rw'umunyamahangakazi. We kwifuza ubwiza bwe mu mutima wawe, kandi ntukunde kwa kwicira ijisho. Ndagira ngo ntukemere ko umugore mubi akwicira ijisho. Aya ni amategeko ababyeyi bahaye y'abana babo. Ubwo urebye baba bari kuyaha abahungu. Kubw'ibyo ndagira nti umwana mwiza nuko ameze. Ubwo umwana mwiza rero ari uko ameze, ndagira nti ntagiye kure cyane, navuga nti nk'uko bagiye babaha inimero muri bwandikire, nimushaka mutangiye kwandika. Yarangiza kuko umugambi nyamukuru ni ugutunganya umuryango, urugo rwujuje ibyangombwa, ni urugo rufite umugabo mwiza, ni urugo rufite umugore wujuje ibyangombwa, ni urugo rufite abana beza. Niyo mpamvu byanze bikunze usomye neza mu Migani 23 umurongo waho n'uwa 23 n'ubundi wasanga hariho ikindi kimenyetso kiranga ko umwana ari mwiza, maze akaba ari ngombwa ngo buri wese ajya agira ibyo azirikana, ngo arebe ko hari mu bashinzwe wenda bwatose bwageze mu mwuko, cyangwa se bakunaniye ariko wagerageje, cyangwa niba warabatereranye akaba batazi iyo bava n'iyo bajya. Ahangaha turahazirikana dutya. Haranditse hagira hati gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga, se w'umukiranutsi azishima cyane, kandi ubyara umwana ufite ubwenge azamwishimira. Iyo umwana wawe asohotse utazi ko ari butere uwo ukabuzi ko atenda kujya gutera ibinyendaro, ukabuzi ko ari umukobwa usohotse utari buzana inda, ukamenya neza ko bose basohotse batari bubwibe ngo bafatire mu nzira, ukamenya ko batagiye kunywa ibiyobyabwenge n'insindisha,
ukamenya ko ari aho ngaho gusa batagiye kwandagara, ukamenya ko atari abajura bo gufatwa, ukamenya ko atari abanyabinyoma, ukamenya ko atari abanebwe, ukamenya ko atari abazerera, ukamenya ko atari abagiye kurya mu masaro y'abandi, kandi waba hari imirimo. Yarangiza se w'umukiranutsi azishima cyane, ubyara umwana ufite ubwenge azamwishimira. Byonyine ubwabyo gusa, iyo ubyaye umwana utatuma mu matungo cyangwa mu mirima cyangwa kuri banki, yarangiza ngo umutume uri kwikandagira cyangwa umushyireho ingenza, yarangiza ukaba uzi neza ngo arabifata neza nk'ibyabo, abifate neza nk'ibye, ye kubinyereza, ye kubipfusha ubusa, ye kubyiratamo, ye kukwiba amafaranga ugure telefone nini atarashobora kuyiha. Yarangiza iyo ugeze kuri iyo ntambwe uba warabyaye neza. Niyo mpamvu bavuze ngo se w'umukiranutsi azishima cyane, kandi ubyara umwana ufite ubwenge azamwishimira. Iyo ubyaye uwo waruhiye umutwite, wabyara ukaruha, ugakomeza kuruha kandi wamubyaye, akabyiruka ukaruha, akaba umusore ukaruha, agashaka ukaruha, akabyara ukaruha, ubwo warabyaye nabi. Ahubwo umuntu akwiriye kubyara, yarangiza akaruhurwa n'abo yabyaye. Niyo mpamvu no mu migani isanzwe baranditse ngo ingurube ibyaye ntiribwa n'imbwa. Yarangiza ubwo bivuze ngo iki, ngo ibyo bibwana byayo biyifasha gutangira imbwa ngo itaribwa. Ariko ibyo ntabwo ariyo bari bashatse kuvuga, ahubwo bakubwiye ngo uba ugomba kubaho ntiwandagare kandi uzi ko wabyaye, ntusonze, ntiwambara ubusa, yarangiza bitewe n'uko wabyaye. Ariko ibyo iyo babibyemo ubunebwe ugasaruramwo kutishobora, wababibamwo ibinyoma bakazakubeshyera, wababibamwo amacakubiri bakazaryana. Niyo mpamvu uba ugomba kwitegura hakiri kare. Niyo mpamvu muri Yesaya 8 umurongo waho wa 18 harimo aya magambo akomeye, navuga ko abenshi basoma: dore jewe n'abana Uwiteka yampaye, turabo kubera Abisirayeli ikimenyetso n'ibitangaza bituruka ku Uwiteka Nyiringabo utuye ku musozi Siyoni. Ubundi iyo bavuga ku musozi Siyoni ni ku iherezo ry'ibihe, ntabwo ari handi hari wacu urusengero rwa Salomo, ahubwo umusozi Siyoni muzawusanga mu Byahishuriwe 14. Naho abasigaye bazahurira n'Imana yabo bahagaze neza ku musozi Siyoni, bakiri mu isi ariko nta kinyoma, nta buyobe bari mu bwenge, kandi bafite imico itunganye. Niyo mpamvu muri Zaburi 85 84:5 bavuga ngo hahirwa abafite umutima inzira z'iyi Siyoni, bagenda bagwiza imbaraga. 7. Noneho ku bw'ibyo bavuze ati: dore jewe n'abana Uwiteka yampaye, turabo kubera Abisirayeli ikimenyetso. Rero ku bw'ibyo tubaye nk'abantu bakurikirana neza, tukaba abantu bumva neza, burya uru rugo ni rwiza, wujuje ibyangombwa, rufite umugabo nyamugabo, rufite umugore wujuje ibyangombwa, rufite abana beza. Rero ku bw'ibyo uru rugo rurakenewe. Niyo mpamvu muri Matayo 24 uhereye ku murongo wa 39 akubwira ngo bizaba nko mu gihe cya Nowa, bene nko mu gihe cya Loti. Ariko ubaye amahitamo yanjye nawe, twari dukwiriye urugo nk'urwa Nowa. Ni urugo we n'umugore we bumvikanye, ni urugo abana be b'abahungu 3 bumvikanye nawe, ni urugo rwatumye abo n'abakazana barujemo nabo batuza. Nibo barokotse gusa mu gihe cya Nowa, harokotse umuryango umwe ariko wujuje ibyangombwa. Yego ntababuri gitotsi, kuko hamu nyuma yaje guseka se yambaye ubusa, yarangiza amwereka abandi, ubwo abamenye ibanga ritari rya kibyeyi. Yarangiza ni bibi ko tugira abahungu badatinya kukurega base, badatinya kuburana na ba nyina, badatinya guteranya abavandimwe, badatinya kubajyana muri leta. Byaba ari akaga, ishyano ryaba riguye ari uko twaba tumeze mu bwenge bwacu. Noneho ku bw'ibyo niyo mpamvu ahangaha dushaka ngo nibura mu kuzirikana ibyo ari ngombwa twumve rero ishami ry'uburezi. Impamvu uburezi ari ngombwa ngo buzirikanwe, buriya umuntu wese aba mu rugo ari mwiza nk'uko yabaye iwabo ari mwiza. Aba iwabo ari mwiza kuko yarezwe neza. Ubwo umuntu kuba mu rugo ari mwiza, urugo rwe akaba mwiza, ni uko aba yararezwe neza. Mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wacyo wa 2 paje 510 paje 510 y'igitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 2 mu Gifaransa, hatubwira amategeko n'amagenga icyo twakorera imiryango yacu kandi tukayitoza neza. Ahangaha ni mu cyo bise ngo ni ikigwa bazise ngo inkomyi z'ubugorozi mu burezi. Noneho ukurikiranye neza ugasanga harimo amagambo, wasanga ugerageje kumva
ukabyumva neza. Harimo aya magambo ngiye gusoma abakurikiranira hafi. Haranditse ngo le Seigneur a confié aux parents et aux éducateurs le souhait d'enseigner ces choses aux enfants. Ati Nyagasani yashinze ababyeyi n'abarezi cyangwa se abigisha kugira ngo bazigishe ibi bintu abana, afin que ceci puisse retirer de tous les actes de leur vie les raisons spirituelles. Imana yashinze ababyeyi b'abana ndetse n'abigisha babo ngo bigishe abana ibi bintu kugira ngo aba bana bazashobore gukura mu byo bigishijwe, maze ibyo bakura mu buzima bazabikuremo n'iby'umwuka. Ibyo umuntu akora muraza kubyumva hepfo icyo bishatse kuvuga. Ibyo ukora mu buzima bizabikure mu by'umwuka. Tu inculquer à nos jeunes des habitudes de propreté physique, mu gihe ducengeza mu bana bacu abasore bacu akamenyero k'isuku y'impagarike, igihe dutoza abana gukaraba, dutoza abana koga mu kanwa, dutoza abana gusokoza, kogoshwa. Ibyo byose igihe tubibatoza, baratubwiye ngo igihe tubibatoza, nous devons leur enseigner que Dieu désire que leur cœur soit aussi propre que leur corps. Tugomba kubigisha tuti uko muri kubona dukeneye ko imibiri yanyu isukurwa, ni nako Imana ikeneye isuku yo mu mutima, itarimo amazimwe, itarimo kwihara, itarimo kubeshya, itarimo ubunebwe. Imana ishaka, Imana twebwe nk'ababyeyi banyu tuzareba inyuma, Imana nayo izareba isuku y'imbere. Kubw'ibyo ahangaha harakenewe. Tandis qu'ils nettoient leur chambre, abana bawe igihe bari koza cyangwa se bari gukoropa icyumba bararamo, tukemere ko umwana w'umuhungu akoroperwa icyumba n'umukozi, tukemere ko umukobwa akoroperwa icyumba n'umukozi. Aho yataye agakabutura, aho yataye agapantaro, aho yataye agakanzu, niwe usabwa kuhakoropa, agatunganya umukungugu, akegura matera, akarambura imyenda arayemo, byanze bikunze. Kuko mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu paje 141 haratubwira ngo imico y'umuntu isuzumirwa n'ukuntu afata n'igitanda n'icyumba araramo. Kubw'ibyo abana banyu mwijya mukenera ko bakorerwa akantu ku kandi, abakozi babakorera n'abawe ariko bo ntibaragira babo. Hari igihe bari mu butunzi bwawe ariko bo bakazaba bahanya, hari igihe bari mu byawe batazamenya kubishaka, hari igihe bo ubwabo barinda umuruho kandi umuruho ari wo musaruro ari uzavuka mu musaruro w'ibyabo. Rero ujye ubabwira ngo tandis qu'ils nettoient leur chambre, ils ont la possibilité de comprendre comment le Seigneur purifie le cœur. Igihe batunganya icyumba bararamo bajye bibuka yuko Nyagasani n'ubundi nawe ari we weza umutima. Enfermer les portes et les fenêtres, on ne peut faire entrer dans la pièce leur purificateur. Iyo uhora ukinze icyumba n'amadirishya y'ibyumba uraramo, umwuka uhatunganya kandi ukahoza, ntabwo ubona uko winjire. C'est-à-dire ouvra toute grande et en nota de poussière avec un souhait d'urgence. Ati iyo umuntu akinguye idirishya kandi agakuramo umukungugu wose mu buryo bwose bw'ubwenge, niba ari agatambara gatose agahanagura ibitanda, niba ari uguhanagura ibirahuri, niba ari uguhanagura amaguru y'igitanda, niba ari intebe siriyo, yarangiza uko agenda atunganya avec un souhait d'urgence, azi kwiyobora neza, comparivier à la garder en état de salubrité. Umuntu uzi gufata icyumba araramo atyo niwe utuma kigehora gisukuye, wakinjiramo ntuzi wiyatsamure nefati. Ainsi les ténèbres de l'impurition et les fenêtres de l'impurition et de sentiments doivent être ouvertes sur le ciel. Ni nako amadirishya yo guhubuka, amadirishya y'amarangamutima yose tugiye kuyugurura tukayerekeza ku ijuru. Et la poussière de notre égoïsme et de notre mondanité doit être chassée dehors. Ni nako umukungugu duterwa no kwikunda, umukungugu duterwa n'ibyisi, cyangwa se kwanduzwa no kwikunda, kwanduzwa n'ibyisi, ibyo byose bigomba gusenyerwa bikajya hanze. Yarangiza ngiki cy'Imana ishaka, ngiki cy'Imana dushakira mu gihe ngiki.
birasaba ko umuntu afite kwikunda, ugasanga abana ntibasangira amavuta bavukana, yarangiza ayo kwisiga niyo mvuze, akaba umwe atamesera undi igihe yazindutse, akaba igihe ari gupasa atamupasiriza, igihe n'igihe amumeseye we ntashyiremo isabune nyinshi, abana bagashobora kwiyubakamwo amatiku bakiri bato, yarangiza bagera mu ngo zabo bakaba nabi. Mu gitabo kizwe n'abana bacu baratubwira ngo kuko abahungu bagomba kuba abanyabuntu, ngo n'abakobwa bakiga gutunganya. Mu nshingano z'uburezi umuhungu agomba kugaragara ko ari umunyabuntu, kugira ngo ejo atazacyurira uwo yashatse cyangwa agasonzesha abo yabyaye. Agomba kubitorezwa kwa nyina, akamenya kurekura, akamenya gutanga, akamenya gusangira, akamenya guhereza, akamenya gusabwa, yarangiza ibyo yakoreye iwabo nibyo azakorera urugo rwe. N'umukobwa nuko nguko, niba yarazerereye azasiga abitetse asange byashiririye, kuko yamenyereye kuzerera ntiyashobora kuregama. Mu mategeko yagengaga Abaroma kera baravuga ngo umukobwa aba yaratekaga bakamuha umwaka wa mbere wo guteka, uwo mwaka wa mbere kuvuge nuke cyangwa se akiri mu bushya bw'urugo, yarangiza bakamuha umwaka w'amezi 12 yashiriza bakamusenda. Ubwo byabaga ari itegeko, bivuze ngo yagomba kuba mu nzu ateretseho inkono, agasohoka ariko inkono yamaze gushya, ariko yasohoka atarahisha bakamusenda, kugira ngo batinya ko azashiririza. Yabaga ashinzwe n'abana n'umutungo wo mu nzu, ari nayo yari amategeko y'Abaroma mu gihe cyabo. None natwe tugomba kubaho ari aho twerekeje, kandi dushaka ngo ingo zacu ni umugabo mwiza ukenewe, ni umugabo nyamugabo, ni umugore wujuje ibyangombwa, ni abana beza. None ku bw'ibyo aha mu burezi rero twabonye aravuze ngo umukungugu wo kwikunda n'umukungugu w'iby'isi ushobora kutwanduza. Fati byose n'amarangamutima yawe yose akwiriye gukinguka. Yepfo bati la grâce divine doit pénétrer dans toutes les parties de l'esprit. Ubuntu bw'Imana bugomba gucengera mu migabane yose y'intekerezo, aho twibariza, aho twipangira, aho dupangurira, aho tugira igenamigambi, aho dushyira icyerekezo, aho dushyira intego. Ibyo byose twabwira biba mu mutwe, yarangiza aho hose hari ibyo byose hagomba kuba hakinguriwe ijuru, kugira ngo nibura élevé par l'esprit de Dieu, kandi bakezwa hagahemburwa n'umwuka w'Imana. Les désordres et la malpropreté dans les devoirs de chaque jour nous amèneront à oublier Dieu et à n'avoir pris dans notre profession de foi que l'apparence de la piété après en avoir perdu la réalité. Ati nibitaba bityo akajagari, umwanda, ibyo ni bibiri, akajagari, umwanda mu nshingano zacu za buri munsi bizatuma twibagirwa n'Imana. Nta kindi tuzasigarana gusa, tuzasigarana ishusho yo kwera twarajimije imbaraga zako. Tuzasigarana ishusho yo kwera ariko twarajimije imbaraga zako. Nous devons veiller et prier, tugomba kuba abantu baba maso kandi bagasenga. Sinon nous saisirons qu'une ombre, nta kindi tuzadusigaranye gusa kiretse kuba igicucu, nous perdrons la substance. Tuzasigara gusa turingwiza murongo bitewe nuko ntacyo tuzaba tumaze. No gitabo cy'ibihano umuzingo wa 2 page 510. Aha naho ndahatambutse nk'umuntu ushaka ngo nibura wa mwanya wo kubivugaho tuzawinjize neza. Niyo mpamvu ahangaha mu gitabo cyitwa urugo rwa Kristo page 305 harimo aya magambo atubwira ngo gushyira mu bikorwa iyobokamana mu muryango bigizwe no gukuza abana mu kumenya no mu kubaha Imana. Ubundi gushyira mu bikorwa iyobokamana mu muryango bigizwe no gukuza abana mu kumenya no kubaha Imana. Buri umwe mu bagize umuryango agomba kwigaburira inyigisho za Kristo, kandi inyungu za buri mutima n'ukurindwa neza, kandi inyungu za buri mutima n'ukurindwa neza, kugira ngo Satani adashobora kuwuyobya no kuwutandukanya na Kristo. Ugomba kurinda umutima kugira ngo Satani atawuyobya akawutandukanya na Kristo. Epfati uru ni urugero buri muryango wose ugomba kwihatira kugeraho. Buri umwe mu bawugize agomba kwiyemeza kutazigera ananirwa inshingano ye. Buri muntu wese wo mu muryango agomba mu bawugize, ubwo ni umugabo, ni umugore, ni abana,
buri bose bagomba kwiyemeza kutazigera ananirwa inshingano ye, kandi ko atazigera acika intege, atazigera ananirwa inshingano ye kandi atazigera acika intege. Igihe ababyeyi bigisha abana babo bari maso kandi bashikamye, nibabarerere guhesha Imana icyubahiro, nibabarerere guhesha Imana icyubahiro, baba bakorana n'Imana mu gukiza imitima y'abana Kristo yapfiriye. Iyo ababyeyi ari uko bakoze, baba bari gutuma, iyo ukurerera umwana wawe guhesha Imana icyubahiro, nibwo buryo bwiza bwo kuba uri guhesha Imana icyubahiro kandi uri gukorera Kristo abo yapfiriye. Hepfo bati inyigisho z'iyobokamana zifite agaciro kanini kuruta inyigisho za gipagani. Burya inyigisho z'iyobokamana zifite agaciro kanini kuruta za gipagani. Ibyo bisobanuye ko mugomba gusengana n'abana banyu, mukabigisha uko bakwegera Yesu kandi bamubwire ibyo bakennye byose. Mugomba gusengana n'abana banyu, mukabigisha uko bakwegera Yesu n'ukuntu ari we bajya babwira ibyo bakennye byose. Ibyo bisobanuye ko mu buzima bwanyu Yesu ari byose kuri mwe, kandi ko urukundo rwe rubatera kwihangana. Muzasobanurira abanyu ko Yesu ari byose kuri mwe. Niba bariye ni Yesu bibaha, abiha ababyeyi bagaha abana babo. Niba bambaye ni Yesu utanga imyenda, ababyeyi bakayiha abana babo. Mbese bo nabahereza ariko baherejwe n'Umukiza, kandi uwo abaha ari umwana wabo. Uwo mwana akwiriye kumenya aho biva. Ntabwo ari ubwenge barushije abandi, ntabwo ari amafaranga barushije abandi, ntabwo ari amahirwe barushije abandi, ahubwo ari uruhare Imana yivanga mu byawe, ibyawe bikagira uko bihaza abawe. Bakwiriye kujya bamenya nabo gushima Imana. Uko mwitwara mu rugo rwanyu byandikwa mu bitabo byo mu ijuru. Uko mwitwara mu ngo zanyu byandikwa mu bitabo byo mu ijuru. Noneho ndasoma, nsigaje amagambo make cyane, nakunda ko buri wese azirikana mu gitabo cyitwa n'ubundi ubwa Kristo page ya 84 harimo aya magambo. Ndasoma 86 niho ndivuga ngo haravuze ngo abanyeshuri nibigishwe ko isuku mu cyumba cyo kuraramo, igikoni gifite isuku isesuye, ameza ateguye neza kandi ariho indyo yuzuye, bigira umumaro munini wo mu kugwiza umunezero w'umuryango. Ndasubiramo, abanyeshuri nibigishwe ko isuku mu cyumba cyo kuraramo, igikoni gifite isuku isesuye, ameza ateguye neza kandi ariho indyo yuzuye, bigira umumaro munini mu kugwiza umunezero w'umuryango, kandi bikubahwa n'umushyitsi wese utekereza kuruta agaciro k'intebe n'imitako yose yo mu nzu. Iki cyigisho ngo ubugingo buruta ibyo kurya n'umubiri uruta imyambaro kirakenewe muri iki gihe nk'uko cyari gikenewe igihe cyo cyigishwaga na Yesu mu binyejana birenga 18 bishize. Ahangaha tuhumve neza, abanyeshuri, abana banyu bajya ku ishuri, mujye mwibuka ko nibataha nibigishwa isuku y'icyumba. Ni bibi kubona umwana mu rukerera w'umuhungu n'uw'umukobwa siporo ari mu muhanda, bambaye udupantaro, bambaye udukabutura, basize amazu adakubuye, basize amazu adakoropye, basize amadirishya adahanaguye, yarangiza ngo bari kwirukanka mu nzira, bari kwiruhutsa ubutisa, yarangiza aho mu rugo byapfuye, yaza akabaza ko igikoma kitahiye, umukobwa ari kuzindukira mu gikoni ngo agiteke igikoma, umuhungu ari kuzinduka nawe akubura cyangwa se atunganya iwabo, yarangiza bari kureba ko umusarani waraye nabi, ugasanga bagiye kubyiganira mu muhanda. Ngiye mu bitabo njya nsoma byitwa uburezi bwa nyabwo bufite ishingiro, kuko tugiye tugira ibitabo nk'ibyitwa guide pratique d'éducation familiale, yarangiza barakubwira ngo umuhungu numubona mu rukerera mu nzira ukabona atari kwihuta, uzahere ko wandike ngo umunebwe. Yarangiza ngo nubona umukobwa nawe ari mu nzira azerera mu gitondo hagati ya saa 12 na saa 1 ntacyo ari gukora, ngo uzavuge ngo umunyamwanda. Bivuze ngo iki? Kubera iki? Nuko basize iwabo hahari batabandi kwatunganya, aho buri munsi inzu yandura, buri munsi ibyo barayemo tibyanitse,
aho baraye ntihakorobye, amadirishya intaganguwa zamaze kubaka, yarangiza aratuje igiho n'icyinshi, umukungugu ni wose mu ntebe, ntazi gucuma intebe no kuyikuraho, ntazi guhanagura ameza, yarangiza arakubwiye ngo abanyeshuri nibigishwe kw'isuku mu cyumba cyo kuraramo, igikoni gifite isuku isesuye. Ni bibi gusanga igikoni kirimo intagangurwa, ni bibi guteka wabibaga gupfundikira, yarangiza ibitonyanga bivuye hejuru bikaza ari umurayi, ni bibi byanze bikunze gutereka isafuriya ihishije ibyo kurya ariko ahanduye, yarangiza ugasanga reka ibirenge ibyondo gutoha byose atabizi, ariko mu nzira agasatsi yarakanyereje, yego, yarangiza ingohe yarazogoshe, yarangiza iminwa iri kunyenyana kuko covid yabikuyeho kuko noneho yashyizeho n'agapfukamunwa. Ibyo byose muri kureba tugomba gutoza abana bacu kumenya neza byinshi. Rero igihe turi kugana nibura ku musozo ngo wa mwanya ubone ko kuganira, reka tuzirikane neza ngo umukobwa wararikiwe kugira akamenyero keza ko gukora, umukobwa wararikiwe kugira akamenyero keza kumera, ufite imyitwarire igomba kwigishanwa gushikama no kugenzuranwa ubwitonzi mbere y'uko winjirana umutekano mu gushyingirwa. Umukobwa ugiye gushyingirwa aravuze wakenewe mbese muri magufi agomba kwinjirana ubwitonzi mu gihe cyo kwitegura gushyingirwa. Uko ameze iwabo niko azameriwe, uko atunganya niko azatunganya, uko azerera niko azazerera, uko arangara niko azarangara, uko ari umunyamwanda niko azaba umunyamwanda, uko yimana niko azimana, uko atavuga niko azajindira. Yarangiza muri magufi uwitegura gushyingirwa aba agomba gutegurwa neza nk'itungo rigiye ku isoko, barinenga urwara, bakanenga ukuguru, bakanenga umuzuru, umurizo, bakanenga ibara, bakanenga igihanga, bakanenga amazuru, bakanenga amaso, ewe ikintu cyose bakikunenga. Ni ukuri niyo mpamvu gutoza abana tugomba kuba tuzi neza ngo abana bagomba kuba beza iwacu. Ati agaciro k'uburezi bushyizwe mu bikorwa ku bakobwa. Ababyeyi benshi batekereza ko ari ingenzi ko umuhungu agomba kwigishwa ibizamugirira akamaro ahazaza he. Batekereza ko kwigisha abakobwa babo kwigira no kwirwanaho bikemurira amakene yabo byo ko atari ingenzi. Hari igihe umuntu yari guhugura abakobwa, iyo ari guhugura abahungu, usanga abahungu ari bashyizeho umwete, mbese nkaho uzarwubaka, arega no kwirwanaho, kenyera, komera, ariko ngo yagera ku mukobwa ati ubwo ni umwana w'ahandi, iyo azashaka bazabimurangiriza byose. Nta muntu ujya kurangiriza ibyabo, ahubwo buri gihe umuhungu azana ibye, umukobwa akazana ibye, bose bagahuza. Iyo umwana niwe ibye aba abaye umutwaro kuri mugenzi we. Niyo mpamvu ingo ari mbi, niyo mpamvu abana ari babi, niyo mpamvu igihugu ari kibi, niyo mpamvu amatorero ari mabi. Ni uko abantu bubaka ingo zabo badashoboye inshingano zibareba bombi, cyangwa se umwe akazakora ize n'iz'umutsi ya mugenzi we. Kandi buri gihe guheka uwahetswe na nyina nyuma agahekwa n'umuryango, nawe ukazamuheka, yarangiza ntimufatanye, ubwo icyo ubonye ni umuruho. Rero kubw'ibyo reka twerekeze amaso yacu kuri iyi ntambwe yo kumenya neza ngo hakenewe umuryango mwiza ugizwe wujuje ibyangombwa. Umugabo akaba ari umugabo nyamugabo, umugore akaba yujuje ibyangombwa, umwana akaba ari mwiza. Nawo ni umugambi w'ubutumwa bwiza. Muri Yeremiya 3:14 nzabakura mwumwe mu mudugudu na babiri mu muryango mbajyane Siyoni. Umurongo wa 15 nzaha abungeri bampaniye n'umutima wanjye, nzabaha abungeri bampaniye n'umutima wanjye, bazabaragiza ubwenge no kumenya. Ngiyi intego, ngiyi intambwe, ngiki cyerekezo cy'uburezi. Niyo mpamvu tugomba kumenya neza ngo umugabo ni yuzuza ibyangombwa, umugore ni yuzuza ibyangombwa, bombi nibifatanye buzuriza abana babo ibyangombwa, babategure hakiri kare icyo bazaba cyo mu buzima, kugira ngo batazaba umutwaro mu buzima, be kuzabeshya, be kuzaba abanebwe, be kuzaba abajura, kandi be kuzaba intinyamaso, bazabe mu isi hari icyo bari cyo. Imana ibiduhere mu izina rya Yesu. Amen.